ntabwo gitangaza cyane no kuba basinyishije ndukomeze nyine ni ibintu byiza kuri jewe ni byiza ku muryango wanjye byiza ku bakunzi banjye rero ko namwe birabashimisha no kuri ndishimye Fleury Jeanette turabakunda ibi byose ni urukundo rwanyu kuko akenshi uko mugenda mutwira ko mudukunda mudukurikira nibwo nyine n'imigisha igenda yiyongera so little guys mukomeze mukore subscribe kuri Fleury Jeanette mudukurikira ibiganiro byacu tereka n'ibindi bigenda bikurikiraho love you so much murakoze icyambere na mbere twabanza kubashimira abanyamakuru bose bari hano nkuko musanzwe mudufasha buri gihe mu bikorwa byacu kwa mwashoboye kuza ni ibintu bikomeye cyane kuri twebwe ni bikomeye kuri BAHAVU nanjye kuri Fleury mpagaze nka manager wiwe turabashimira bivuye ku mutima nkuko mwababwiye akiri kare mu makomike twabahaye cyo mu kubahamagara twagize amahirwe yo kuza gusinya contract imikoranire yuko Jeanette agiye kuba brand ambassador w'inzu yitwa Sina house akaba ikora imideri bacuruza ibintu byinshi haba amaparfum haba imyenda nibaza ko byinshi twabwira uhagarariye Sina house nawe akagira icyo bashikirije kontra uko imeze hama turakomeza tubane ngira no mindi byose biri inyuma thank you Rakoze amazina yanjye ni Kekina Mutesi nkaba ndi executive assistant muri Sina house uyu munsi rero twateraniye hano turi kumwe na CEO wa Sina house Madame Krista Sinayoko hamwe na brand ambassador wacu Jeanette na manager wiwe ari Fleury tukaba twateraniye hano kugira ngo officializing amasezerano n'imikoranire yacu Sina house na brand ambassador wacu Jeanette ku bindi tukaba tuzakorana nabo uyu munsi kugera igihe nago bizaterwa amasezerano igihe azamara bizaterwa ariko uyu munsi turabyo officializinga hanyuma bazadufasha kwamamariza Sina house no gukorana muri rusange murakoze reka mpere kuri bizaterwa ntacyo mbaza nitwa yemenorere bizaterwa n'igihe kingana gute nyine muri contract byanze kunzaba n'igihe wenda mushaka kuyasubika cyangwa icyo ariko hari igihe cyagenwe ikindi azabafasha kwamamaza Sina house hanyuma mwe muramugomba iki uvuze icyo wabagomba ariko mwe muramugomba iki yego barakoze hampereye ku gihe bizaterwa ni kubera ko amasezerano yacu tuzakomeza gukorana nayo igihe kinini gishoboka kugera ku gihe tuzatwumva objectif yacu igezweho niyo mpamvu ntakubwira igihe runaka bizarekerera hanyuma ibintu tugomba nk'uko bazadufasha kutwamamariza natwe murabyumva hari ibindi tuba tumugomba mu buryo bufatika nizera ko ibindi yari ntabwo tubyindaho cyane twibwirire wenda ibyo mugomba wasanga abizi yegereze mikoro urakoze cyane Emi gusa ntago navuga ngo n'uyu mubare bazajya banka ku kwezi ariko nyine ni kwezi bingana n'igihe runaka sinzi barakivuga ni igihe kitari munsi y'umwaka ariko duteganya ko gishobora kwiyongera rero umubare w'amafaranga wo nta byinshi bivugaho gusa kuri jewe ibyo mbagomba kugeza kano kanya birakwiye kandi ndanabibashimira bakora imyenda n'ibindi bitandukanye donc mu byo bagomba harimo kwambara imyenda yabo buri gihe cyangwa muri kontra n'itegeko kwambara imyenda yabo oya amasezerano yacu nta bugwate burimo
nta bugwate burimo, ntabwo ari ibya buri munsi, ariko iyo uri brand ambassador w'ikintu runaka wa company runaka, ni ukuvuga ngo uwerekana ibyiza bafite igihe icyo ari cyo cyose. Rero igihe kinini nzajya mba nambaye imyenda ya Sina House. Ikindi ntago ari ukuvuga ni imyenda gusa, abantu bazagenda babona, wenda bazabona kuri social media zanjye, yaba kuri Instagram, ahantu henshi publiya n'ubundi bikorwa byanjye. Bafite navuga ibikwembe, amatise, n'iki bazagenda babibonaho. Materiel zose zikoreshwa mu gukora imyenda, bazagenda babibona rero buri munsi. ikibazo cyanjye kubaza ese gukorana na Sina House bishobora kuzamo icyo twakwita nka conflict d'intérêt hagati ya Baha House na Sina House? No, hari naho nabitangaje mvuga ko Baha Africa Collection kugera kano kanya ntago iri gukora, niyo mpamvu no gusinya amasezerano byanyoroheye na Sina House. Rero nta conflict nimwe izabamo. Ibikorwa byanjye byinshi cyane by'imyenda ni biri kuri Sina House uyu munsi. Nabaza abahagarariye Sina House kubera icyo bahisemo gutoranya abahavu. Target yanyu ni imyenda yanyu, target yanyu mwashaka kwishyira mu bakinnyi ba filime, kwishyira mu bahanzi, audience mukeneye ni kubera icyo mwahisemo gukorana n'abahavu mu byamamare byose dufite? Urakoze. Nsubiye inyuma gato nko kurwanga overview ya Sina House. Ni make Sina House ni business iri dufocusinga kuri textile industry, ni kuvuga turacuruza tukanaranguza amatisi, ibitenge. Dufite na Sina collection, dukora imyenda ya made in Rwanda dukoresheje amwe mu matisi dufite no mu bitenge. Hanyuma rero turana customizinga, dukora interior design. Ushobora nko kutuzanira ibintu usanzwe ufite iwawe tukabika customizinga dukoresheje ibikoresho byacu, cyangwa se tukabitangira from scratch tukagutegurira iwawe cyangwa ukorera uko wabishaka kose. Uko warumbajije impamvu twahisemo gukoresha Janet, ni ko Janet ni umuntu ufite public nini imukurikirana mu Rwanda, kandi public y'abantu bose, abantu batoya, abagore, abagabo, kandi abo ngabo bose ni target market yacu, nibo dushaka kubezingaho kugira ngo batubere abakiriya. Niyo mpamvu twahisemo gukorana na Janet, kandi ikindi twaba dusanzwe tumuzi ko ari umuntu ibyo akora abikora neza, akazi iyi industry arimo arayizimo neza, niyo mpamvu twahisemo gukorana nawe. Kuri ya Fleury, umugabo wa Bahavu we bimeze bite? Uri kubaza nde? Yewe cyo kubaza bariye. Tuke tugarure mikoro igihe twisubize. Okay, fata urakoze ku kibazo ubajije utse umugabo wa Bahavu muri gahunda bimeze gute. Nije acting nka manager wiwe, ndi manager. Sanubwo ko ikuba cyose akora ngomba kuba ndakizi. Ikindi nkagomba kuvugana na production, nuvuga ba Sina House, icyo bakeneye kuri Bahavu sicyo kintu kirashoboka, ntabwo gishoboka muri make bavugana jewe. Numva ngomba kuba mpari muri byose. Fleury, muzingiye nk'umuntu ufite ubuhanga mu birebana no gutunganya amashusho cyangwa gufata ikintu runaka ukaba wakidevelopa. Mu mushinga mufitanye na Sina House harimo gukora nka filime yabivuga kuri imyambaro, amashort documentary, nayo njya mbona we n'umufasha wawe mukora nka manager we muri rusange. Ubundi muri icyo gihe cyose azakorana na Sina House bimeze gute ku birebana na promotion mu rwego rw'amashusho? Okay, mu rwego rw'amashusho nk'uko dusanzwe dukora amafilime, tuzatwikoresha nayo imyenda. Ni kuvuga mu mafilime yacu yewe umuntu ari brand ambassador agomba kuba yambaye imyenda y'ahantu. So ni kuvuga ko hari amasene menshi zadushiramwo yambaye imyenda yo muri Sina House.
even no mu mashow yacu dusanzwe dukora nka Fleury and Janet naho tugomba kuza dushyiramo yambaye imyenda ya Sina House kuko ari brand ambassador kugeza igihe contrat yacu ya company yacu Africa Entertainment na Sina House bizaba byahagaze. Yeah. Okay, bye. Ndako two l'échange y'indi. Mama twamuniganye ijambo ariko narandi bitatubwira. Avuga igifaransa cy'icyongereza gusa. Just turabyumva. Nde ashobora kuvuga muri France cyangwa anglais. Bon après-midi. Je m'appelle Krista Sinayoko. Je suis moitié rwandaise, moitié malienne. Ok, je suis là. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis CEO de Sina House, comme on vous l'a dit. J'avais pas prévu de parler. Je suis là juste pour les formalités, signer. Voilà. Je suis pas forte en Kinyarwanda, ni je sais pas. Ubanza wenda ibindi tubize kubiganira umwe batureke kwicisha abantu izuba rero gusinya mwasinya hanyuma Jeannette mu kanya araba dusubiza ibibazo we no kuri na Sina tubize kuganira na umwe. Okay. Okay. Merci. Nakoze cyane rero. Okay. Yeah. Thank you. None uba Jeannette agumye aho ngaho twakora ka interview kuko niho twari twasetinze kugira ngo n'abandi bafasha byo baseti baze kuborohera. Gentle review nta handi hantu mbiciye nuko ntagombaga kubimenya. Kutagomba. Ariko barabikubwiye. Nyine babimbishe kugira ngo nyine ntazabibabwira nk'uko nguko. Se birashoboka. Yeah, birashoboka. Ukabaho witegura utazi icyo witegura. Uba witegura umwana cyane ko ushaka umwana ntabwo ushaka ngo wese umukobwa cyangwa umuhungu ushaka umwana so njye ndi kwitegura umwana rero kugeza ubu ntuzi igitsina cye. Yeah, muri ecography ntabwo urebamo kuko ntari doctor ntabwo nabimenya ariko hari imashini wemerewe kureba icyo numva cyane ni umutima w'umwana wanjye utera bakambwira ubuzima ameze neza yawe. Bwa mbere ukimenya ko utwite nicyo wabwiye Fleury? Cyane nishimye cyane ntabwo nibuka ibyo nabona navuze. Nta kintu na kimwe wamubwiye? Mubwiye ibintu byinshi rero ntabwo nabimenye ntabwo nakwibuka icyo namubwiye. Yaguhembye iki? Nampembye iki n'umusore cyampembye. Wa nyine icyo gihe muri special. Ni ukuvuga ngo uko iminsi ishize uko bwishwe bukeye mpembe bitandukanye niko yampembeje rero nta nshobora kuvuga uwo munsi gusa. Uwo munsi bwa mbere muvuye kwa muganga urakibagiwe se? Oya ntabwo nakibagiwe ariko
nta mpamvu yo kubibwiriza ese ko tubibona buri munsi ibyo mukora byose ko ntacyo ariko ntabwo uriya munsi twerekanye impano yampaye twaje tubabwira ubundi ibyo bibazo byose uri kumbaza kuri Anjanete wabisangaho ariko nta magift twize dushiraho n'ibyo ngibyo. Niki kiguhangayikisha rero muri iki gihe witegura kwibaruka? Iki kimpangayikisha nirinda no guhangayika. Nirinda no guhangayika. Nta kintu na kimwe ujya uhangayikira? Ntabwo mba nshaka kumva ikintu cyampangayikisha. Niki watwariye? Nakomeje kunywa amata menshi kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo ujya wumva we niba mutwariye? Wowe nitwarira gute? Ndavuga bosi buriya. Batwara ibintu byo kurya. Hari igihe umuntu atwarira umugabo nawe akumva agomba kuba amuri hafi cyangwa akumva wakwitwaza ikote rye. Ibyo ni ibisanzwe ahubwo abantu benshi batwara ibintu byo kurya. Uwo twariye amata ko yahenze ku isoko. Yahenze ntacyo yakuze cyane ariko nyine ni icyo kintu nyine nabwo ngo nabakoresheje cyane kurenza ibindi bintu byose. Jeanette, reka tujye muri sosiyete muri rusange, sinema, filime wandika cyangwa ukora ahanini ubugamije kugira ngo sosiyete yige, yigishwe cyangwa se ihinduke cyangwa se yishime. Iyo uwo nkawe utwite uzi n'abadamu babuze amahirwe yo gutwita, iyo wumva muri wowe wishimye ufite ibyo byishimo ku mudamu utaragize ayo mahirwe wamubwira iki cyangwa se unatekereza ikintu bari kukureba cyangwa se mu bakozi? Ndabasengera ni ikintu ntajya nibagirwa akenshi iyo nsabira abantu batagize amahirwe yo kubona abana bari mu nzu y'imbohe, abantu baba bari mu bitaro, ni abantu nzirikana cyane ko aho hantu kuhaba hose nta cyiza kiriyo. Rero bihangane kandi uko biri kose Uwiteka afite umugambi we kuri wowe. Tujya twumva bamaze imyaka myinshi bakabyara, hari n'abamara myinshi n'ubundi ntibikunde, ariko gerageza ushake ibyishimo uko bigenda kose, niyo bitaba bivuye kuri uwo mwana byibura ushaka ahandi biva, ariko ugerageze kwiyumvamo ibyishimo kandi ukomere. Uwiteka buriya ni ugutegereza ibye, kuko ntabwo nakubwira ngo usenge cyane, kuko gusenga cyane ntabwo bituma bishobora gutuma gusubizwa, ariko icyo Imana yanditse bwiba yaracyanditse. Amasengesho menshi bivuze ngo kuri Jeanette ntabwo ariyo asobanura guhabwa. Oya si icyo, ariko gusenga cyane umuntu ari mu kibazo bivuze iki kuri wowe? Kuko muravuga uti gusenga cyane ntibihagije. Gusenga cyane biravuga ngo birimbura imisozi bigera gute, njye nizera ko icyo Imana yavuze ntaho kijya. Rero navuga ngo komeza usenge ugire ibyiringiro, ariko nanone sinakubwira mu biguhumuriza kukubwira ngo usenge cyane utegereje umwana, biranagoye. Mukomeze murebe Impanga series, nta gikuba nta kibazo. Impanga series irakomeje cyane, isi twirakomeje, Fleury Jeanette barakomeza batubone, ibikorwa bya Sina house nukuri turakomeje. Abantu bakomereza. Niki wabwira abakunzi bawe rero dusoza? Abakunzi banjye ndabashimira cyane. Burya kugira ngo umukire yemere kuvuga ngo umwamamarize nuko bayabonye ko ufite nabo bakunze, abantu bazagukurikira. Ntamafite ntago bino nari kuba mbigezeho. Rero ndabashimira cyane abantu mu nkunda, abantu munyifuriza iterambere, ibi nabyo biri mu iterambere ryanjye, ry'umuryango wanjye. Imana ibaha umugisha, kandi ndashimira n'abanyamakuru bose babanye hamwe natwe kuri Sina house. Aka kabazo nari nakabitse kubera ko nashakaga yuko uza kukansubiza nkagasorezaho. Last days turimo kuganira warambwiye
wari ufite impungenge zo kuvuga ko twite ngo abantu bagiye gutangira kukubarira kumbarira ya ni commentaire wari wabonye ahantu no nyine nuko abantu benshi bahita batangiye kubara amezi asigaye kuko bakubonye ya ariko nibyo nta kibazo nzi ko n'abakunzi banjye benshi njya mbibona mu comment kuri Fleury Jeannette bavuga bati tugejeje mu bevete ya rero ni vuba ukimara kugaragaza ko twita commentaire ku bakunzi bawe zari zimeze gute izo wabashe gusoma barabyishimiye cyane banyuze ko turi kumwe ya rero ni byiza cyane abakunzi bacu turabashimira cyane kandi mukomeze mutube hafi mu bikorwa byacu byose turabakunda n'ukuri